Yesu ashimwe cyane bakundwa bene data, abakunzi ba Anaweza Daima, ndabashuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana bane namwe n'abanyu bose. Uwiteka bishimire kandi abagirire neza. Haleluya. Nongeye kubakumbura, nongeye kuza kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndabizi ko murikunda, murigishimira kandi murikumbura. Haleluya. Mwami Imana rero abaho umugisha, dushimye Imana kuri uyu munsi mwiza, nkunda kubivuga yuko no munsi Imana iba yaturemeye ngo tunezererwemo, kandi n'amahirwe bene data, n'amahirwe Imana ibiduhaye, kuko hari benshi baba bifuje kugeraho ariko ntibawugereho. Ubwo rero wowe nanjye dufite impamvu yo gushima Imana. Haleluya. Dufite impamvu yo gushima Imana. Uwiteka rero abaho umugisha mwese aho muri mahanga yose. Ndabizi ko umurimo wagutse ugera mu mahanga yose, ikoranabuhanga rirahagera hose. Muhabwe umugisha n'ijambo ry'Imana, mugubwe neza, kandi Kristo umwami w'abami ahaze kwifuza kwanyu kose. Haleluya. Turagushimiye nyiringabo Imana yacu, Imana nziza, Imana yaremye ijuru n'isi. Turakunezerewe data wa twese. Ngiye n'abakunzi ba Anaweza tuguhaye icyubahiro. Waturinze, waraturindanye n'imiryango yacu, watugiriye neza mwami. Umunsi ku wundi tubone neza yawe n'urukundo rwawe. Ushimwe ko uduhaye n'uyu munsi kandi kugira ngo tubemo tunezererwemo kandi tukoreremo imirimo yawe. Izina ryawe nirishimwe. Duhe imbaraga rero zo kugukorera, duhe imbaraga zo kugendana nawe, zo kuguhesha icyubahiro, duhe kunesha ibyaha, uduhe ahubwo kongera inzara n'inyota kugira ngo tugukorere, turusheho kukwegera no kugukorera. Haleluya. Ubwo benshi bacogoye mwami, ubwo benshi bari mu byangwa n'amaso yawe, benshi mwami Imana babivuye mu byo kugukorera, twebwe mwami abahagaze bagerageza gutera intambwe imwe, twongerere izindi ntambwe kugira ngo turusheho kugukorera mwami Imana kugera ku mpera z'isi. Dushoboze rero dushyigikire Mwuka Wera w'Imana. Ndabizi neza ko ari we mufasha twasezeranijwe, twahawe, kandi udufasha muri byinshi, kuko ntacyo twashobora ku bwacu udahari. Izina ryawe nirishimwe. Mwuka Wera tuyobore, twigisha, uduhugure, tuganirize muri rino jambo, uduha amatwi yumva ijambo ry'Imana, mitima yacu yagukire kumva ijambo ry'Imana no kubaha Imana. Dushyigikire rero Mana, bana natwe kuva dutangira kandi uze gusozanya natwe. Ntihagire umuntu n'umwe usigara uko yari ameze nyuma yo kumva rino jambo. Habwa icyubahiro n'ikuzo Mana ikomeye. Urakoze kumvise gusenga kwacu mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen. Mani baho umugisha rero. Ni wa mwanya wacu kandi mwiza. Abahuye nanjye ubwa mbere wenda bageze kuri iyi video kuri YouTube, bagahura n'iki kiganiro. Iyi YouTube channel yitwa Anaweza Daima. Imana irabishoboye burundu, n'ibyawe irabishoboye burundu, nicyo bivuze. Yo ni ijambo ry'igiswahili rivuga ngo Anaweza Daima. Arabishoboye rwose burundu. Burundu nta kimunanira. Haleluya. Mwami Imana rero aguha umugisha. Yewe nitwa mama Matilda, umukozi w'Imana, kunda kuvuga ubutumwa, kunda gukorera Imana. Ndabishimira Imana ko ikimpaye izo mbaraga. Haleluya. Nawe rero ukiyumvamo izo nyota zo gukorera Imana, ukiyumvamo ko mu mutima wawe harimo inzira z'igisiyoni, reka dufatanye iri jambo ry'Imana tugiye kuganira. Imana iguha umugisha. Nubikunda ukabishima, kumvira ijambo rigufashije, uzajya usura kuri icano n'ubundi uzahasanga ijambo ry'Imana ritandukanye. Tunyuzaho ijambo ry'Imana kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Yesu ashimwe cyane. N'ikindi gihe umwuka agize icyo atwongorera, tushobora kuricishaho. Nta mupaka, nta limite. Imana tuyikorera aho idutumiye hose. Ariko kugeza ubu ngubu turimo gucishaho ijambo ry'Imana gatatu mu cyumweru, kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Tujya ducishaho n'ibiganiro bitandukanye by'ubuhamya butandukanye bw'iby'Imana yakoze, nabwo bishobora kugufasha. Imana iguha umugisha kandi ugubwe neza aho uri hose mu izina rya Yesu. Uyu mwanya rero tugiye kuganira nanone ku ijambo ry'Imana. Ufite Bibiliya yawe hafi aho, ntabwo byaba bibi uyisomye. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo bazamenya ko ari Uwiteka wabikoze. Haleluya. Bazabimenya ko ari Uwiteka wabikoze. Ibiki se? Ibyo agiye kugukorera. Haleluya. Ibyo Uwiteka agiye kugukorera, ukuntu bitangaje, ukuntu bikomeye, ibyo akugambiriyeho ukuntu ari ibintu bidasanzwe, nubwo wewe wabonaga yuko bivangavanze. Yesu ashimwe cyane. Namara kubikora, abagukikije bose bazamenya ko ari Uwiteka ubikoze. Haleluya. Namara kubikora,
ibyo bintu bikugoye, iyo misozi iri imbere yawe namara kwiritagura, ibyo bituma urarurira namara kubitunganya, ubwo bushomeri nabugukuramo kuko ubumazemo imyaka, iyo ndwara nayigukiza ikumereye nabi, abagukikije bazamenya ko ari Uwiteka wabikoze. Ibyo wabonaga bidashoboka ndetse n'abagukikije bakabona ko bidashoboka, rimwe na rimwe bakanavuga ngo yewe nguriya we ngo nagende ngo tuzaba tureba, namara kubikora bazagufasha gutanga ubuhamya, bazamenya ko ari Uwiteka wabikoze. Nawe ufate bya bindi bikugoye, bya bindi utabonera inzira, namara kubikora Uwiteka, bariya bose mubana muturanye, abo mukorana ku kazi, ziriya nshuti zawe bose bazagufasha guhamya, bazamenya ko ari Uwiteka wabikoze. Haleluya. Yareka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya ibice 41. Yesaya 41, ubwo tugiye kujyana abasomyi ba Bibiliya. Haleluya. Yesaya 41, twagiye muri Bibiliya zacu, wagiye niba wantanze kuhagera tegereze mpagere nkubwire umurongo duheraho. Haleluya. Yesaya 41 ya Yesaya 41 guhera ku murongo waho wa 10 anze ndebe neza, guhera ku murongo wa 19 kugera ku murongo wa 20. Yesaya 41, Yesaya 41, yego, Yesaya 41. Ese reka duhere ku murongo wa 17 nibwo turi buryumve neza iri jambo. Yesaya 41 guhera ku murongo wa 17, tujyane abasomyi ba Bibiliya. Aravuga ngo abakene n'abatindi bashaka amazi bakayabura, ururimi rwabo rukagumwuma, jyeweho Uwiteka nzabasubiza, jyeho Imana ya Isiraheli sinzabahana. Haleluya. Umva murongo wa 18, nzazibura imigezi mu mpinga z'imisozi n'amasoko mu bikombe hagati, ubutayu nzabuhindura ibidendezi by'amazi, n'igihugu cyumye nzagihindura amasoko. Ya murongo wa 19, mu butayu nzahatera imyerezi, imishita n'imihadasi n'ibiti by'amavuta, kandi mu kidaturwa nzahatera ibiti by'imiberoshi n'imitidari n'imiteyashuri bikurane. Murongo wa 20 uravuga ngo kugira ngo barebe, bitegereze, batekereze, bamenyere hamwe yuko ukuboko k'Uwiteka ariko kubikoze, kandi yuko Uwera wa Isiraheli ari we ubiremye. Haleluya. Mu butayu, ahantu humye, Yesu nashimwe cyane, ahantu humye, ahantu hakakaye, ahantu umuntu atabona aho amazi yaturuka, sinzi ko wabyumvise. Umurongo wa 18, nzazibura imigezi mu mpinga z'imisozi n'amasoko mu bikombe hagati, ubutayu nzabuhindura ibidendezi by'amazi, n'igihugu cyumye nzagihindura amasoko. Kubera iki Imana izakora ibi? Kuko abakene n'abatindi, niko yavuze hariya hejuru, bashaka amazi bakayabura, ururimi rwabo rukagumwuma, ngo jyewe Uwiteka nzabasubiza. Imana yarabibonye ko hari abashaka amazi bakayabura. Imana yarabibonye ko ushonje wabuze ibyo kurya. Imana yarabibonye ko wabuze icyo ugaburira abana bawe. Yarabibonye inshuti yanjye ko abana bawe babirukanye ku ishuri. Imana irabizi, irabireba. Haleluya. Imana yarabibonye ko bariho bakwirukana mu nzu y'abandi, ubukode bwabuze. Yarabibonye ko ubushomeri bukumereye nabo bumazemo imyaka. Yarabibonye ko indwara zitakoroheye, uhora urwaye. Ninde warwaye ni runaka, ninde uri mu bitaro ni runaka, ninde warwaje abana ni runaka. Imana yarabibonye ibyo byose kuko ni Imana ireba. Yesu ashimwe cyane. Irabibona, yumva ikwiriye kukurengera. Haleluya. Rero ngo yabonye ko ngo abatindi n'abakene ngo bashaka amazi bakayabura, ngo jyewe Uwiteka nzabasubiza. Imana ije kuguha amazi mwene data, Imana ije kukumara umwuma, Imana ije kugukiza izo ndwara,
Imana ije kugukiza ibyo bigeragezo byabaye karande, wabaye iciro ry'imigani. Haleluya. Mu kidaturwa, mu mpinga z'imisozi, muri ibyo bikomeye, muri iyo misozi urimo, mu bikugoye bikuruhije, Yesu ashimwe cyane. Ngo Imana izahadendeza amazi. Ibaze nawe amazi yo mu butayu ariko atari Uwiteka uyazanye, atari Uwiteka uremye amariba mu butayu, amazi yava hehe? Yesu ashimwe cyane. Ubundi atari Uwiteka ukurengeye, mu by'ukuri nawe bimbwire, muri ibyo bibazo urimo byakuyobeye, byananiye n'abavandimwe, aho ngaho utagira uwagutabara, atari Uwiteka ubikoze, byakorwa nande? Atari Uwiteka uringanije ibyo bintu biri imbere yawe, iyo misozi, iyo mikuku, byagenda bite? Yesu ashimwe cyane. Arangije aravuga ngo mu butayu ngo nzahatera ibiti. Wabyumvise amoko ya biriya biti, imiti hadasi n'imiti ya shuri, ibiti by'amoko atandukanye, ngo ni iby'amavuta, ngo azabitera mu butayu ngo bikurane, atahafukuye amariba y'amazi. Ubundi yahatera ibyo biti bigakura bite? Ariko ngo azabitera bikurane kuko azaba yamaze kuhashyira amazi mu butayu, yahafukuye amariba. Yesu ashimwe cyane. Ubundi ibi biti kigaragara ntibyagakuze, ntibyagakuranye, ntibyanakakuriye mu butayu. Ibintu wabonaga bidashoboka n'ibyo Imana igiye gukora. Arangije avuga ngo nzabitera mu butayu bikurane kuko yamaze kuhafukura amariba. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Arangije aravuga hano, sinzi ko wahumvise, ngo mu butayu nzahatera imyerezi n'imishita n'imiti hadasi n'ibiti by'amavuta, kandi mu kidaturwa nzahatera ibiti by'imiberoshi n'imitidari n'imiti ya shuri bikurane. Ikigaragara ibi biti ntibyagashoboye rwose gukurana, nta buryo byagashobotse. Yesu ashimwe cyane. Ibyo ubona bidashoboka n'ibyo Imana igiye gukora. Noneho ngo bikurane mu butayu. Urabyumva neza mwene data? Impamvu n'icyo ashaka gukora ibyo ni kuki agiye gufukura amariba y'amazi mu butayu, kuki mu mpinga y'imisozi agiye kuhashyira amasoko y'amazi, kuki agiye gutera bino biti mu butayu by'aya moko yose twavuze twasomye ngo bikurane. Umva impamvu agiye kubikora. Ni kuki agiye kukurengera, kugutabara, kukurwanira, gukemura ibibazo byawe, izo ntambara, ibyo byago, izo ndwara mu rugo rwawe ariko zihahora. Ni kubera icyo agiye kuguha akazi, kubera yuko wabaye iciro ry'umugani, kubera yuko abantu bazi ko bitazashoboka, kubera iki business yawe yongeye kuyibyutsa yari yaraguye yarahombye, nuko abantu babonye yuko bitashoboka, nawe ubwawe wacitse intege urabona bitashoboka, ariko Imana igiye kongera kubikora kugira ngo barebe. Wabyumvise hano ku murongo wa 20, kugira ngo barebe, bitegereze, bamenyere hamwe yuko ukuboko k'Uwiteka ariko kubikoze, kandi yuko Uwera wa Isirayeli ari ubiremye. Iyo niyo mpamvu yonyine Imana igiye kubikora, kuko hari batesheje Imana yawe agaciro, hari abumvise yuko Imana yawe idashobora, hari abagukerensa bavuga bati uyu asenga Imana yawe, ko twumva ngo ahora mu masengesho, ko kumva ngo none yiyirije, yagiye mu ivugabutumwa, yakoze ibi n'ibi, yagaburiye abakene. Iyo Mana asenga itamusubiza, idakura indwara mu rugo rwe bagahora barwaye basimburanwa mu bitaro, iyo Mana ni Imana nyabaki. Ibi byago n'amakuba ahoramo, iyo Mana tubwira akorera ni Imana ki? Uzi ko abantu bicara bakatuvuga, iyo Mana akorera ni Imana ki? Abura n'itike ya moto. Rero reka nkubwire, Imana igiye kubikora. Ibyo byanutse, ibyo ngibyo byamamaye ko bidashoboka, ubwo bucuruzi bwawe, ubwo bushomeri umazemo imyaka, izo ndwara se n'amadeni, abo bahora bagukura mu nzu wimuka mu nzu z'abandi kubera kubura ubukode, agiye no kukubakira inzu yawe. Yesu ashimwe cyane. Noneho impamvu ngo agiye kubikora, yabivuze impamvu agiye gutera biriya biti mu butayu bigakurana, amaze kuhatera amazi, ngo kugira ngo barebe, bitegereze, batekereze, bamenyere hamwe yuko ukuboko k'Uwiteka ariko kubikoze, kandi yuko Uwera wa Isirayeli ari ubiremye. Haleluya. Imana irashaka kwihesha icyubahiro mu buzima bwawe. Imana irashaka kwihamiriza, irashaka kongera
kugaragaza ko ariyo Mana ukorera. Yesu ashimwe cyane. Harabatesheje agaciro Imana yawe, harabayikeresheje, harabayisuzugura kubera ubuzima ubayemo, ariko Imana iraje yongere yihesha agaciro. Yesu ashimwe cyane. Imana yawe iraje yongere yihesha agaciro, iraje yongere yihamirize. Byikugora uvuga wisobanura, Imana iraje yisobanure, yivuge, yivugire muri wowe, ikorere muri wowe, igaragare, itunganye ibyawe bitari bitunganye. Ibyo ngibyo byari byarabaye iciro ry'imigani mu bantu. Yesu ashimwe cyane. Iraje bikore kugira ngo bose barebe, bamenyere hamwe yuko ari ukuboko kw'Uwiteka kubikoze. Tegereza uraje ubone neza y'Imana. Haleluya. Wowe wabaye iciro ry'imigani muri karitsiye kubera inzu y'abandi, bahora bakwimura, murajya mu nzu imwe urava murajya mu yindi, ugushakiye aho ubungu bakagusanga ubutaha nazaza asanga waragiye hano. Mbese wabaye urwamenyo muri karitsiye, ni wowe bataramiraho kubera inzu z'abandi. Imana iraje kubakira iyawe. Yesu ashimwe cyane. Ubukode burakurambiye burakunukiye, Imana iraje kwigaragariza kandi bazamenya ko ariyo yabikoze. Nta nubwo ubona aho bizava, ariko iyi Mana ishobora byose. Amen, amen. Haleluya. Ubushomeri bwarakunukiye, bwarakurambiye, urahora mu madeni, urahora mu madeni. Imana nakubwiye ngo izagukubira, ngo iyo ugukerereje iragutegera, niko abarokore bakunda kuvuga. Iraje gukubire. Yesu ashimwe. Ubucuruzi bwawe bwahombye imyaka n'imyaka uranabyibagirwa, umva iraje kugirire neza. Imana iyo yashatse kugirira neza umuntu, iyo yashatse kugutunguza neza, irabikora. Kandi ibyo yibwira kuri twe ni byiza. Umva, izabikora bose bamenye ko ariyo yabikoze. Haleluya. Izabikora bose bamenye ko ariyo yabikoze. Kera nahoze nkora ibintu by'amasoko, ngaburira ibigo by'amashuri, ntwara ibintu mu bigo bitandukanye, no gucuruza ndabizi, ntabwo ari ukuvuga ubutumwa gusa. Igihe kimwe ngira inzozi, mbona Imana yaramutse kugutabara. Iyo icyo gitangaza ari cyawe umugisha ari wawe, nta wawe itambika imbere. Noneho namaze gutegura ibitabo byanjye by'amasoko, ejo nzajya kudepoza. Ndyamye nijoro ndota inzozi, mbona ngo abantu turi kumwe bose, ngo hari umugabo ugenda, umwe akamukubita inkoni umwe bose agenda bakubita inkoni imwe ngo agezeho arandika. Mu gitondo ndavuga Imana icyo yavuganye nanjye niki sinakimenya, ariko numva ndakizi tu, numva ni cyiza si kibi. Yesu ashimwe cyane. Uzi ukuntu byagenze? Ubuhamya mbusubiyemo, niba nari nabuvuze kare, urabizi iyo uvuga ubutumwa hari igihe uryoherwa, niba hari abatari babyumvise mbere babyumve, ariko gihe icyo kintu cyaranyubatse, ndavuga ngo Imana iratangaje. Niba nabivuze muri video, niba ari iyindi, ariko ni ibitangaza by'Imana, bose bamenye ko ari Uwiteka wabikoze. Haleluya. Mu gitondo tujya kudepoza, turagenda twicara mu cyumba twagombaga kwicaramo ngo baze bafungure. Barafungura ibitabo byose, barafungura amabahasha yose, bagera ku yanjye. Company yanjye yitwa Gwiza General Supply. Noneho bageze ku yanjye nayo barasoma. Barangije baduha rero uwatsindiye isoko, baravuga bati uwatsindiye isoko ni Gwiza General Supply. Mbambonye isoko. Gusa urumva Imana wa mugani yakubise abo bandi bose twari kumwe ngasigara, urumva atari gihe wari wagenewe umugisha. Bose bamenye ko ari Uwiteka wabingeneye, kandi nanjye narabibonye. Yesu ashimwe. Ibyo nshaka kukubwira rero si ukwirwanira kuzaguhesha gutabarwa, ahubwo ni ukwizera Imana nibikora ngo bose bazarebera hamwe bamenyere hamwe ko ari ukuboko kw'Uwiteka kubikoze. Turize Uwiteka umwizere, umukorere umuhanga amaso, azakugirira neza. Ibyo agiye gukora agiye kwivugira, agiye kwimenyekanisha. Abantu bakeresheje Imana yawe barayisuzuguye ngo uyu yasenga Imana ati hora mu bigeragezo, mu bukene, mu ntambara. Imana iraje yironyera igitambo, iraje yihesha agaciro muri wowe kuko irarambiwe ibyo yumva mu matwi yayo bayikerensa kubera ukubayeho. Iraje ibitunganye kandi uzabibona, n'abagukikije bazabibona. Imana iguha umugisha, wowe komera ku Mana uyizere. Uwiteka ndagushimiye kandi ndaguhimbaje, ngushimiye abakunzi banaweza ugiye kugirira neza, ndagushima ko ugiye kubatabara, kubarengera, kubarwanirira. Ibyo ugiye gukora Mwami bizatuma babakikije bamenye ko ari ukuboko kw'Uwiteka kwabikoze. Bikoresha imbaraga n'urukundo Mwami Imana, gira ngo abana bawe baveho igisuzuguriro, abana bawe bagirirwe neza, bagukorere bafite imbaraga kandi bagwije mu buryo bwose, mu mwuka no mu mubiri. Urakoze kubwira ijambo ryiza, urakoze Mukawera, turagushima Mana, ugize neza kubana natwe, kandi nzi neza kuri nyuma y'iri jambo ugiye gukora imirimo n'ibitangaza mu bana bawe. Ndazi ko nzabibona muri comments bakambwira ibitangaza Imana yabakoreye kubwira ijambo. Urakoze Uwiteka, ndagushimiye, icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom bakunzi ba Anaweza.